ese igikorwa cyo gufasha ugifata gute? Gufasha ni ibintu bisanzwe ndetse n'umuntu wari wese yakagize nyaka atari ibintu bikomeye atari ibintu bigoye ku buryo ari ibintu nyine umuntu yakumva ko byamugora mu buzima nyine tu byakabaye inshingano za buri muntu zakabaye bimwe mu bintu bitugize mu buzima bwa buri munsi nk'uko ufata umwanya ukagurira abantu ndetse ejo bakana nabo bakwita ko ntacyo ugikora cyangwa se nabo banzi bawe byakabaye byiza aho gufasha umwanya ugafasha umuntu uzi ko nawe ashobora kutanakwibuka ariko byuzuye ukavuga ati Imana byanze bikunze iyo yanyuse cyangwa se n'Imana nayo bitanakwibuka muri wo ukavuga atari ikintu byanze bikunze cy'ingenzi nakoze. Nyambo bimeze bite? Meze neza. Ese nkawe kugira ngo wenda uze mu gikorwa cyo gufasha uba wabitekerejeho gute? Ntago ari ibintu binsaba kubitekerezaho cyane kuko ikintu kinsaba gutekerezaho cyane ni ikintu kitari cyiza, ariko gufasha ni igikorwa cy'urukundo umuntu atakagombye no gutekerezaho kabiri, ahubwo yahise yumva ko hari umugisha agomba kugabana direct, akabikorana umutima ukunze kandi ntabyinube ntanabishyireho imbaraga nyinshi cyane. Umva ko ukeneye gufasha, umenye igisabwa ko wakora icyo gikorwa ugikore kuko ni umugisha uri gukipinga anytime wakugarukira. Mumeze bite? Tumeze neza. Bakwitande? Umwari Tetarine. Umwari Tetarine. Wari teteye. Ngawe umwari Tetarine. Ndatangira nkubaza. Ni gute ufata igikorwa cyo gufasha? Igikorwa cyo gufasha ni ikintu cyiza gishobora guhuza umuntu umwe n'undi mu buryo bwo kubaka ubuzima ku giti cy'undi muntu utameze neza. Ikindi kintu byongera bizana umugisha mu buzima. Bizana umugisha. Bimeze bite? Bimeze neza. Amakuru ni meza. Sana. Ntabwo twari tuzi ko burya nyuma yo gukina filimi ujya ugera ukagifata n'umwanya wo kujya gushaka abatishoboye. None tugomba kubashaka kubera ko burya iyo ufite amaboko n'amaguru ukaburya ukaryama wahagombye no gutekereza ku muntu ubabaye. Mu Rwanda urimo byandika barabara. Yes, of course, your boy Benovika utunyugize ngo bisanzwe ni kuri Vibes TV. Turi Kagugu rero ahazwi nko mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Ahanga niho habereye igikorwa cyo gufasha abantu bafite ubumuga cyangwa se abantu batishoboye. Ni igikorwa cyateguwe n'abantu benshi cyane, turagira tubabereka uko bari bugende bigaragaza cyangwa se badureza umwe kuri umwe. Ni igikorwa tugiye gucisha kuri Vibes TV, kandi subscribe, like and share, comment, ubundi ukomeze ukurikirana icyo gikorwa buryo kigiye gukunda. Ni ngiye Benovika utunyura ubwitiro nk'uko bisanzwe, reka dukomeze turebe ino nkuru imeze gute. Ubwiye rero hano turi mu gikorwa cyo gufasha, turi Kagugu ahazwi nko mu murenge wa Kinyinya. Igikorwa cyaye kiri hano rero dutangiye kubona abatumirwa bacu nkuko twababwiye ko turagenda dufata umwe kuri umwe tumubaza se kino gikorwa cyatangiye gute, ese kimeze gute, bafitiye ihe ntego, ese bizakomeza. Niyo mpamvu rero twakiriye umutumirwa mureba hano imbere kuri kamera za Vibes TV uwo bita Umutoni. Abantu benshi bajye kuri YouTube, ngira ngo abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se YouTube barakoze. Bimeze bite? Bimeze neza. Amakuru ni meza. Sana. Ntabwo twari tuzi ko burya nyuma yo gukina filimi ujya ugera ukagifata n'umwanya wo kujya gushaka abatishoboye. None tugomba kubashaka kubera ko burya iyo ufite amaboko n'amaguru ukaburya ukaryama wahagombye no gutekereza ku muntu ubabaye, tugafashanya. Yes, ayo makuru tujya kuyamenya twabonye byahereye kuri groupe ya WhatsApp. Mbona umuntu bita Didier cyangwa se bita Dizu basanzwe bazi nka Dizu yakoze groupe ya WhatsApp ashyiramo n'ibyamamare bitandukanye, ngira ngo wenda kubera ko nabo muri showbiz yagiye yegera abantu bo muri showbiz yabo ukina movie cyangwa se abakora ibindi bikorwa bya showbiz n'abahanzi. Atubwira ko tumubajije insanganyamatsiko y'iyo groupe atubwira ko ari igikorwa cyo gufasha. Nawe tugize n'Imana nawe duhuye nawe. Ese weho wibona mu iyo groupe bwa mbere wabonye bimeze gute? Cyangwa se wabifashe gute, wabonye ikibuga kimeze gute? Ndajya gusobanurira abanyarwanda muri rusange. Nuko nkigera muri groupe nyine urumva ntago urabizi groupe nyine hari igihe umuntu ajya kwisanga muri groupe atazi ukuntu yagezemo, ariko ngiye
Dizo yabanje kubinganirizaho arambwira ati ngiye gushyira muri groupe yo gufasha tuzafasha abantu bari Kagugu babaye bimuga bavuga abafite ubumuga avuga abafite ubumuga hano abandi babaye uko biri kose ariko cyane cyane yambwiye ko abafite ubumuga arambwira ati se wajya muri groupe ndavuga nta kibazo wanshyira muri bari igikorwa urumva ni igikorwa cyiza ntabwo nari kubyanga ni muri urwo rwego rero nagezemo ariko byaranshimishije cyane kubona ko hari abantu bafite umutima wo gufasha urumva nasanze harimo n'abantu benshi cyane numva biranshimishije nkigera muri groupe niyo mpamvu twaje rero umunsi wageze niyo munsi wageze kujya gufasha ngira ngo tujya twongeramo ama-insight cyangwa se twongeramo amashusho agaragaza icyo gikorwa ariko hari ibibazo byinshi mfite byo kubanza kukubaza nkawe wenda urabona Dizo abantu benshi bamuzi nk'umuntu ufite dread kandi babizi muri societe nyarwanda abantu benshi bavuga ati umuntu ufite dread ntago wenda aba afite wenda umutima nk'wa benshi babita abantu binywera ibimogi cyangwa se n'ibindi bintu ndavuga abafite imyumvire iri hasi kugira ngo abanyarwanda taza kugira ngo turi kuvuga muri rusange ese nkawe wenda ubonye nk'umuntu nk'uri uratekereje icyo gikorwa ugasanga wenda uwo mutima afite wo gufasha kuko hari n'umuntu ushobora kuba wenda afite niyo ordinaire cyangwa ako gaparo ugasanga ntago umutima ufite nkawe wenda ni iki wavuga ku bantu bafite imyumvire nk'iyo ngiyo ni ukuvuga ngo ntago dread cyangwa se ukuntu umuntu agaragara inyuma ku myambarire cyangwa se dread nta hantu biba bihuriye n'umutima kuko hari n'abantu benshi wenda afite izo ordinaire bambara nyine bameze nka pasiteri n'iki byose ari ugasanga wenda nta mutima bafite wo gufasha ariko biratangaje kubona umuntu nka Dizo umutima wenda bizi n'umwana mwiza cyane ni umuntu mwiza n'umuntu muzima kuko no kuba yatekereje iki gikorwa byonyine benshi barabitekereza wenda bizi ashaka kwitera ati umuntu ufite dread ni gute yatekereza icyo kintu urumva ko yahagurishije abantu benshi yagize igitekerezo kizima n'ukuri Imana imuhere mu mugisha nta hantu dread zihuriye abo ni abantu bafite imyumvire yo hasi nose nta bantu bajya gusenga bafite dread cyangwa se bajya mu bikorwa bigize bifatika biyubashye kandi bafite dread ntago dread nta hantu zihuriye n'umutima wenda byari mu gihe cya kera aho wasangaga wenda insengero zitwa nk'abakristo usanga nko muri ADPR utapfa kwinjiramo wenda ufite dread ku mutwe ariko ntekereza ko ubungu ibintu byose byabaye digital ku Rwanda rutera imbere ntekereza ko n'abantu bagenda batera imbere babasivilize kuko hari n'insengero nyinshi ushobora kwinjiramo ufite n'izo dread kandi bakaguhereza umwanya wo gusenga kuko nge ntekereza ko nanjye uko mbyumva nta hantu umutima nama cyangwa se kuba wagira neza bihuriye na physical appearance kuko ubundi bavuga ngo umuntu yavuye mu nda ya nyina yambaye ubusa cyane ubwo rero ibindi byose ni imyenda twambara ni ibintu ushyiraho kugira ngo wenda ubashe kugira look nzima cyangwa se nziza uko yishimiye numva nta kintu cya danger kiba kirimo nese Mutoni ibikorwa byawe bya movie bimeze gute ngiye rero ntago nza ngo bazi ibintu byo gufasha gusa kuko nyimara kumenya ko uri umuhitinzi mba ngomba kubaza ibintu byose ibikorwa bya movie bimeze gute bihagaze gute ibikorwa bya movie rero ko nta ntuza nta mufunguro yajyamo fresh cyangwa se ngo abatera nkungura bizi ariko uko biri kose bigeze kure kubera ko ndacyagerageza ndacyagerageza ndi umukinnyi wa filime abantu benshi bazi ku Mutoni TV tuba dushakisha ariko bizageraho bikunde kuko abantu benshi ndabizi bahereye hasi ikintu kizima nuko udacika intege gusa yes ugakora nkina movie rero nkaba cishaho n'ibiganiro byo kubaka ingo uburyo ushobora gutera akabariro n'iki byose hanyuma ikintu nyamukuru cyane cyane nkora massage ariko byose byamamariza kuri ya channel yawe kuri ya channel ni ukuvuga ngo company ukora ubikora ku giti cyawe cyangwa hari company yawe hari ikora ibyo bintu mbikora ku giti cyanjye ariko hari abandi bantu bamfasha abantu bagera muri n'abakobwa babiri n'umuhungu umwe ubwo turi bane ariko urumva ndikorera nyine n'abantu bamfasha n'abapatina nyine nk'uko bazi bakorera massage abantu rero baba bari bushake iyo service hari nimero yanjye nkunda gutanga y'akazi ni 078 17 08 12 6 ibi ni nkaba namamaza amazu n'ibibanza ku bantu nyine baba bakene babandi baba diaspora bari hanze bakaza bakagira ariko igikorwa cyiza cyo gufasha nyamuneka niba urya ukaba uryama ukaba ufite ubuzima ukaba ufite amaboko n'amaguru ukaba ufite umutwe hazima ukaba ufite akazi rwose wahagombye gufasha ni ukuri ni byiza cyane bibaze nk'icyo gitekerezo Dizo yatekereje twaje ndabishimye cyane ibyo nabishimiye urumva nyene n'ubundi urumva ikintu kiba kiduhuje nyamukuru wenda n'igikorwa cyo gufasha gusa nanone abanyarwanda bagomba kubanza bakamenya inde muntu turi kumwe hagati aho ngaho rero hari ikintu uvuze umbwiye utuzi kugera nko muri dutatu umbwiye deja kuba umukinnyi wa filime icya kabiri umbwira ko uri umukomisiyoneri mu zindi ndimi z'amahanga uranga amazu n'ibyo bibanza n'iki icya gatatu umbwira yuko uri gukora massage ako kazi ugafatanya gute akazi kose nyine urumva ni kenshi filime massage umukomisiyoneri mfite ukuntu mbigenza kubera ko byose ubiha igihe
ariko akenshi ku manywa ubundi filime mu cyumweru kimwe ndashutinga ngafata shuti wenda y'iminsi 7 ibyo bikaba bivuye mu nzira hanyuma massage ni buri munsi keretse na shutinze nta massage nkora nibwo udashobora kugenda kandi nabwo ku kazi haba hari umuntu ntago umuntu yazanga babure ntago yazanga tubure urumva ko byo biroroshye abantu bane urumva ntago haburamo umuntu umwe hanyuma ibyo komisiyoneri bwo hari igihe mfata igihe nanone nkajya kuri tere kandi n'akazi wakora uvuze imara ahantu iri ni akazi wakora na online ubundi mfata umunsi umwe nkajya gushaka amazu ngashaka ibibanza ibintu byose narangiza none nkabipostinga hari abandi dukorana noneho nabo bakaba bajyayo iyo bagiye rero bari ibyo banzanira nanjye bakanyereka no tugapostinga ushimye akagura gutyo niko kazi konyine kagutunze muri umujyi wa Kigali nako ngako nako kantunze none wabwira iki nk'abari bakunda kwitinya urumva akazi ukora akenshi harimo n'akazi wenda twavuga kera abantu bajyaga bitiranya ngo nakabagabo uretse ko atari ko ngubu bimeze urumva kubona umukomisiyoneri w'umumama uba wumva ari ibintu bisa nkaho wenda bisa nkaho bitangajemo gake ku bantu batarumva imyumvire cyangwa se abatarumva u Rwanda rwacu ahantu urimo kugana weho wabwira iki nk'abari baba bitinya kuba bavuga ati nge sinakora ibi kubera ibi ngibi n'ibi wababwira iki ikintu cya mbere ni ubuzima bufite intego iyo ufite intego y'ubuzima bwawe byanga byakunda nta kintu wavuga ngo ni umugabo ubikora cyangwa se umugore wowe ugira intumbero yawe uvuga uti ejo nshaka kugera aha none uhaguruka ukore nta kazi k'umugabo kabaho ubu ngubu ibintu byose n'uburinganire na cyane ko ubu ngubu none online yarabikemuye twagize iterambere nta umuntu ukigenda n'amaguru cyane ngo umuntu avuge ngo ngiye kugenda ngo ngiye kanange ngiye gushaka ibibanza cyangwa amazu ubikorera kuri telefone ni ibintu byoroshye so rero nta kazi gakomeye ubu ngubu twakora no se ntari abadamu bubaka n'amazu sibyo kuyaranga barubaka baratwara n'imodoka kuri mirimo y'abatekinisi ni ukuvuga ngo nibahaguruke bakore iyo uri muzima ukaba ufite amaboko n'amaguru wahise utakora kora ubona igihumbi umenye ngo ni icyawe cyangwa se 5 umenye ngo ni izawe hari ikindi kibazo cy'amatsiko nashaka kubaza abantu benshi hari abantu bagenda kuri izi mbuga nkoranyambaga nka YouTube cyangwa se n'ahandi ugasanga umuntu niba wenda atanga inama z'uburyo rwubakwa ndavuga urugo ugasanga abantu benshi barabifata nk'umuntu ubikora wenda nta muco cyangwa nta burere afite kandi mu by'ukuri wajya kureba ugasanga ibyo nta hantu bihuriye kuko wenda nkawe cyangwa se ku buryo barimo barakubona muhure n'umuntu mu nzu ubona umuntu w'umusirimu umuntu yubaha umuntu umeze neza urumva ariko deja yakumva wenda ugiye utanga ikiganiro bitewe nk'akazi ugiye gukora deja ntekereza ko hari imyambaro y'akazi ugomba kuba wambaye so wenda nk'umuntu ushobora kuba kubona kuri social media uri mu bahereza inama akaba yagufata wenda nk'umuntu udafite umuco we wamubwira iki ko n'abantu nabo bagomba kuba bahari wamuhereza ubuhe butumwa abantu nkabo ntabwo babura umuntu yabafata muri cya cyiciro cy'abantu b'abacantege ikintu wowe wumva ko umutima wawe ushaka wumva ukunze kitabangamira mugenzi wawe kidahutaza mugenzi wawe kitamugiraho ingaruka mbi kuri mugenzi wawe kuki utagikora hari ibyo mperutse kubona avuga ngo abana ngo bareba ngo biriya biganiro ngo turi kwangiza ngo abana ngo niki ufata umwana ni gute ufata umwana uri munsi y'imyaka 18 ukamuha telefone yawe ngo akira bose ubu wowe urukurira ahubwo biriya bintu ni iby'abantu bakuru kandi kuba tubyigisha ni kwa kundi wenda umuntu avuga ati divorce zigabanuke ibintu byo guharika ingo biveho urumva ni muri ubwo buryo ntago rero ari ukuvuga ngo twigisha ibindi bintu bibenda byo kuvuga ngo n'uburara cyangwa se ubusambanyi oya tubikora mu buryo bw'iki tubikora mu buryo bwo gutanga amasomo no gutanga amasomo kugira ngo ingo nyine zikomere ariko se n'ubundi ko abaho ibiganiro by'imbonezamibano ko nzi ko no muri leta cyangwa mu madini biba birimo ko nzi ko izo sije baba zifite bashobora kwigisha abantu nkamwe wenda urabona nk'ubu ngubu wenda ibintu byaroroshye abantu bagenda bishyira mu matsinda ariko nyine nkawe uba ubona nta n'iki wasaba leta kuko biriya biganiro byibura byashatse kuvuga ati wenda aba nabo tubatekerezeho kuko mufite akamaro kanini mumariye sosiyete nyarwanda cyangwa se n'ingo muri rusange niki kintu wasaba leta nkawe gukora kiriya kiganiro leta nose ko leta nta kintu dutwaye icyo ni icyambere ko bararebye bura basanga nyine ni ingenzi inkunga rero ntago twayisaba inkunga ahubwo wenda bareba abandi bafite imyumvire yo hasi iterambere ry'umugore cyangwa se umugabo azatera imbere gute se wahaye umugabo nabi ngo agire ikintu atekereza mu mutwe rero kanguka ahubwo wowe umenye icyo uri bukore ku muburiri bwawe sibyo noneho leta ahubwo nigire ubukangurambaga ihereza abantu kugira ngo
bamenye uburyo batwara neza abagore babo n'abagabo babo mu buriri. Yes. Reka rero ducumbikiye hanga ko n'ubundi bikorwa biracyakomeje byo gufasha. Ndagira ngo wenda ugire ikintu wabwira abakurikiye Vibes TV, ubabwire imbuga nkoranyambaga zawe bagusangaho, mbese ubentroducinge ujye n'ikintu basaba ubundi dufunike dusoze. Nkuko mubizi ni ku Mutoni TV nk'ibisanzwe, mukora subscribe, share na comment. Ahangaha twaje mu gikorwa cyo gufasha nuko baragize ngo nimba usanga ari ibintu navuze bitari byo barantunguye ntago ariko guys rwose mugira umutima wo gufasha, niba hari ikintu waramukanye ugomba gufasha. So mukora subscribe, share na comment ku Mutoni TV, mureba amafilime, murebe ibiganiro, muze tubaha amazu n'ibibanza, muze tubakorere massage iryoshye. Massage zose nta massage nimwe ndakora, ariko sinabwo byiza kuba nayivugira ahangaha, ariko massage zose ndazikora. Nuko amasaha ducitse ubundi akantu kamwe nashaka kubaza kuri massage. Ubu wakora massage umuntu w'umugabo? Umuntu w'umugabo nkamukora massage cyane rwose hari ibirenze se mukora nta birenze. Murakoze cyane.